Muraho neza, banyita Christine nyina Habimana. Uyu ni umuhungu wanjye, afite imyaka 13. Uyu munsi ugiye kubaganiriza mwihangane ukuntu asoma ikinyarwanda pardon, kuko avuga byinshi mu cyongereza n'ubu ntabwo ari kumva icyo mvuga ariko arimo ariga. Ubwo rero mwihangane, agiye gusoma video nagombaga kuvuga uyu munsi. Ubwo murambwira muri commentaire uko mubyumva. Go ahead. Ni izihe nyungu zo kugira Yesu mubuzima bwawe? Wumva uburemere bw'icyaha n'isoni bikuweho, kuko Imana iba yarakubabariye. Nubwo abantu batabyemera ariko ndakibazo, kuko Imana yo iba ibizi. Imana iri kumwe nawe, ubona imirimo y'Imana mu buzima bwawe mu gihe amaso yacu yuguruye ubukuru bwa Yesu mu butumwa bwiza. Dutangira kubona no kwita ku buntu n'imirimo y'Imana mu buzima bwacu mu buryo bwimbitse. Ntabwo tugifitanye isano no kubaza Imana irahi, ariko iri hano, iri hafi, kandi iri ku kazi mu buzima wanjye mu buryo buhebuje. Ibi byose birashoboka ku bantu bose kw'isi binyuze mu butumwa bwiza. Murumva rero video y'uyu munsi ubundi ni izihe nyungu zo kugira Yesu mu buzima bwawe. Niyo titre ya video y'uyu munsi. Ubwo rero muraza kumbwira uko mwabyumvise, biratuma bimwankuraja gukomeza kwiga icyongereza. Ndimo ndamwigisha gusoma icyongereza no kucyumva, kugira ngo yo kuzata umuco w'Abanyarwanda. Hari abantu benshi hano muri Canada batajya bigisha abana babo ikinyarwanda, ariko bagera muri Afurika birabagora kugira ngo kubasha gukominika n'abandi bana. Ariko uyu nguyu ndagerageza gahoro gahoro yiga ikinyarwanda, kugira ngo umunsi yaje gusura Abanyafurika nzabe ndi muri vacances nta interpreter nkora. Sawa rero, Yesu abagirire neza, umunsi mwiza. Subscribe, share, comment. Bye for now.